bibaye ari amahitamo y'umuntu, nta muntu wajya ugira umwana ufite ikibazo, ufite ubumuga, w'umuswa se mu ishuri. Twese twakabaye dufite abana mu by'ukuri bujuje ibyo twumva dukeneye ko babujuje, ariko kubera ko tutihitiramo, Imana iraguha ntimugura. Niyo mpamvu njya mvuga ngo buri wese ashobora kuba ari umukandida. Wowe wenda utaramubyara uyu munsi, ukibyara, wowe se ukiri ingaragu, utarashaka, utarabyara, ejo uzabyara, ntabwo uzi uko bizagenda. Niyo mpamvu numva ubutumwa umuntu wese akwiye kubwumva. Ushobora kuba wenda warashoje no kubyara cyangwa se nta na gahunda ugifite yo kubyara, ariko ufite abavandimwe, ufite abo muvukana bakibyara, cyangwa se ufite n'abafite abo bana. Rero ndabashimiye ko mu by'ukuri mukomeje kunshyigikira. Iyo nza kubona na comments zinshi intege mwitangira, nari kumva wenda nkavuga okay, reka nzashaka ubundi buryo njye nshaka abanyamakuru wenda mbaye ikiganiro, ariko naravuze ngo reka mbikore ntabikorera ubucuruzi, mbikore mu buryo bwanjye numva uko mbishaka. Rero ntatinze muri ibyo, nk'uko mwabibonye hari ibiganiro, reka mvuge ngo 2 nyamukuru mu biganiro bigera muri video